tuganira umutwe w'ijambo nawuhaye ngo kumenya ubushake bw'Imana. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo bice bitandatu, dusoma umurongo w'Icyenda n'uwa 10. Turasoreza gusoma mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo w'Icyenda. Reka dusome Matayo 6 umurongo w'Icyenda, haravuga ngo nuko musenge mutya muti Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi kuko biba mu ijuru. Abakolosayi igice cya mbere umurongo w'Icyenda. Nicyo gituma tudasiba kubasabira uhereye igihe twabyumviye, Yego. twifuza ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya kose, ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Nashatse ngo tuganire kumenya neza ubushake bw'Imana, kumenya neza umugambi w'Imana. Ntabwo mbajyana kure y'ijambo twumvise umunsi w'ejo na Pastor Obesi. Nongere mbabwire ngo ikibazo si intama cyangwa ibyo dukennye cyangwa ibyo dusengera Imana izatugirira, ahubwo tumenye ubushake bw'ubwami bw'Imana. Amen. Tumenye n'iki Imana ishaka, umugambi w'Imana ni uwuhe. Ku bwoko bwacu umugambi w'Imana ni uwuhe. Mu bihugu byacu umugambi w'Imana ni uwuhe. Yego. Ku itorero ry'Imana umugambi w'Imana ni uwuhe. Ushobora no kugaruka mu rugo rwawe, umuryango mutwe avuga ngo Mana we, umugambi wawe, ubushake bwawe ni ubuhe. Kubaho mu bushake bw'Imana ni ukubaho ubuzima bunezeza Imana, ni ukubaho ubuzima bwejejwe, ni ubuzima bwubaha Imana. Yego. Iyo dusomye igitabo cy'Itangiriro 39 umurongo wa 12, inkuru za Yosefu, ngo yanga ukorana icyaha na muka Potifari. Aravuga ngo nabashante gukora icyaha kingana gutyo ngacumura ku Mana. Yego. Ubu ni ubuzima, kugira bene ubwo buzima ni ukubaho mu buryo bunezeza Imana. Ubushake bw'Imana ni ukwemera tukayoborwa n'Umwuka Wera. Yego. Pawulo yabwiye Abagalatiya 5:16, aravuga ngo muyoborwe n'Umwuka, ngo nibwo mutazakurikiza ibyo kamere irarikira. Yego. Ubushake bw'Imana ni ukugira umutima umeze uko Imana ishaka. Yego. Zakozwe n'Intumwa 13:22. Aravuga ngo mbonye Dawidi mwene Yesayi ufite umutima umeze uko shaka. Pawulo yabwiye abi Filipi, aravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Mu rwandiko rw'Abikorinto ba mbere 2:16, aravuga ngo ninjye wigeze kumenya iby'Imana itekereza, ngo nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Amen. Amen. Iyo turi muri Yesu, iyo dufite umutima wa Yesu, tumenya n'iby'Imana ishaka, tumenya icyo Imana idushakaho, tumenya icyo tugomba gukorera Imana. Pawulo aravuga ngo ntimukabe abapfu, ahubwo mumenye icyo Umwami ashaka. Igitabo cya Nehemiya ibice 8 umurongo wa 10, aravuga ngo kubimenya nibyo byishimo byacu, nizo mbaraga zacu. Yego. Ubushake bw'Imana nizo mbaraga zacu, kumenya iby'Imana idushakaho nizo mbaraga zacu. Bene data duteranye muri iki gitondo, abandi nubwo muri mu mugoroba,
reka nongere mbabwire ngo dushishikarire kumenya iby'Imana ishaka. Yego. Tugira umwete wo kumenya ubushake bw'Imana. Ku Mana z'ukuri turasenga. Imana igisubizo cyayo gishobora kuba yego cyangwa kikaba oya. Ku Mana positifu ni igisubizo na negatifu ni igisubizo. Yego. Mu gitabo cya Daniyeli haravuga ngo ibasha kudukiza. Ngo ariko nubwo itadukiza ntituzaramye ibishushanyo. Ndashimira Imana ko ku migabane yose abantu bacu aho bari mu bya mbere bakoze by'ibanze mwubakiye Imana. Yego. Mwakoze amateraniro, mwakomeje gusenga Imana. Imana ishimwe. Haleluya haleluya. Imana ibahe umugisha mwese, kandi Imana ikomeze yubaka ubwami bwayo aho muri hose. Ibindi tuzakomeza dusenge, ibasha kubikora. Yego. Ariko nubwo itabikora tuzahurire mu ijuru. Imana ishimwe. Tukutane mbinguni. Iwacu ni mu ijuru. Yego. Hari umuririmbyi uvuga ngo hata usiyafanye hayo yote bado nitaamini. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. Amena. Pawulo aravuga mu Baroma hariya ku 8:28 ngo kubakunda Imana ngo byose bifataniriza hamwe kuzana ibyiza. Yego. Hamwe n'ibitubaho byose, hamwe n'ibyo tunyuramo byose. Turashimira Imana ko hari umugambi wayo kandi niyo kwizera. Sifa kwake Mungu. Haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa no kubikora. Reka mbabwire kandi muri iki gitondo ngo izabikora. Amena. Mu gitabo cya Mika hariya 6:8 hari amagambo 3 Imana idushakaho. Kenshi tugira ibyo dushaka ku Mana, tugashaka ngo Imana itumenye, tugashaka ngo Imana ituvugeho, ariko ni gake dushaka kumenya iby'Imana ishaka ko dukora. Yego. Uruhare rwacu narwo rurakenewe. Tubashe kuyikoraho nka wa mugore imyaka 12 ari mu mubabaro, arwaye, nta byishimo, ariko yumvise inkuru za Yesu. Aravuga ngo nimukoraho ndakira. Yego. Ntiyarinze Yesu ngo amukoreho, ntiyarinze Yesu ngo amuvugeho amuhamagare. Bibiliya iravuga ngo abashakana umwete bose bazambona. Yego, nukuri. Aravuga ati ndamukoraho, kandi nimukoraho ninkora kuri Yesu ndakira. Haleluya. Muri iki gitondo muri uyu mugoroba Imana ibafashe mukore kuri Yesu. Amena. Niba ufite igisubizo isi idafite, niba ufite igisubizo abantu badafite. Yego. Nitukore nka Naamani. Nitube nka Naamani. Ageze kwa Elisa aramubwiye ngo genda wiyuhagire urakira. Aravuga ngo nagize ngo umuntu w'Imana arasohoka, ngo ankoreho, ngo asenge. Nimureke tugire kwizera. Yego. Ibi bihe byiza dufite imbere y'Imana, mureke bituzamure dukore kuri Yesu. Amena. Tugire ibyiringiro, tugire kwizera, tumve ko Imana yacu yitwa Imana ishobora byose. Yego. Ntabwo ari kimwe, ntabwo ari bibiri, ni Imana ishobora byose.
hariya muri Mika haravuga ngo dore icyo Imana ibashakaho icya mbere ngo ni ugukora ibyo gukiranuka. aho muri hose turabifuriza gukora ibyo gukiranuka. yego isi iri mu mwijima, abantu ko barasubira inyuma, ibyako biriyongera, ibyakozwe igihe cy'Isodoma n'Igomora ko birakorwa ubu muri iyi myaka yacu. yego ni ukuri. ariko Imana ngo icyo dushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka. yego yego Yesu yaravuze ngo gukiranuka kwanyu ni kutaruta uko abanditsi n'abafarisayo, ntabwo muzinjira mu bwami bw'Imana. yego bene data, mwikwishushanya n'ab'iki gihe, muhinduke rwose, mugire imitima mishya, mukora ibyo gukiranuka, mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka. ibindi Imana izabiduha, intama zizaboneka. oh haleluya, haleluya haleluya. mu Baheburayo 12:14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, aho muri mu bihugu mubane n'abantu amahoro, mugire n'umwete wo kwezwa, kuko abatejejwe batazabona umwami Imana. yego Imana izitubona muri Kristo, tube muri Kristo. Pawulo yaravuze ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara sijye uriho, ni Kristo uri muri jye. Yesu abe muri mwe. Uwiteka umucamanza atubone muri Yesu. yego haleluya haleluya haleluya. kuba muri Yesu, ubu ngubu ikoranabuhanga ryaraje, iyo bamaze kugushira muri sisitemu ubasha kuja ku murongo n'abandi. ubu ngubu iyo bagushize ku rubuga rwa Nibature uhita ukurikira. reka nongere babwire ngo kuba muri Yesu no kwinjira muri sisitemu, amena amena, kugira ngo tubashe kugabana imigisha yose y'Imana. Bibiliya iravuga ngo yenze imigisha yose y'Ubumana iyishyira muri Yesu iramuduha. mukore ibyo gukiranuka, nicyo cyonyine kizatuma Imana itwemera. zakozwe n'intumwa ibice 10:34. nyuma ya Pentekote abanyamahanga nabo ngo batangiye gushaka Imana kubera ubuzutse bwa Pentekote n'ibitangaza intumwa zari ko zikora. yego ariko bari batarumva ko agakiza kabaye akabose. hari akiri mu ivangura rikomeye, bumva yuko agakiza ari ak'Abayuda. umugabo witwa Korneliyo yari umusirikari mukuru, ashinga icyumba iwe mu rugo. abanyamahanga batangira nabo gushakira ku Imana, batangira gusenga. Imana yaje kumuhishurira gutumira Petero kugira ngo basobanurire iby'agakiza, babashe kumva, bamenye Imana neza. Bibiliya iravuga ngo Petero ahageze baramwakira, kandi ngo yaje yihisha bene wabo ngo batamubona ko yagiye mu banyamahanga. yego ariko ngo ahageze ngo abonye ubuntu bw'Imana. haleluya haleluya abonye ukuntu baneze nabo bashaka Imana abanyamahanga. ngo atangiye kuvuga, umwuka wera aramanuka abuzura umwuka wera. Imana ishimwe. Petero aravuga ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni. ngo mu mahanga yose abayubaha bagakora ibyo gukiranuka, Imana irabemera. amena amena. aho muri hose ku migabane abakora ibyo gukiranuka, Data wo mu ijuru arabemera. amena amena. ijambo rya kabiri hera muri Mika biravuga ngo gukunda kubabarira. iri jambo twararyize cyane muri iyi minsi, kubabarira. Matayo 6:14 haravuga ngo nimutababarira abantu, Imana Data nayo ntizabababarira. nta rwitwazo umuntu wese agomba kugira rwatuma adatanga imbabazi. tugomba kubabarira n'utazi dusabye cyane.
gutura ituro ryawe ngo ukibuka ko ufitanye icupfa na mugenzi wawe ngo si igituro ubanze wikiranure na mwene so ugaruka ubone gutura. yego reka mbabwire ngo ikizanezeza Imana cyane ni imitima yacu ikiranuka, n'imitima yacu ikunda kubabarira. Kubabarira ni urufunguzo rw'umutima wakomeretse, n'ubw'ubuhunzi, n'ubw'imibabaro, n'ubw'intambara, n'ubwo kubura ibintu, n'ubwo kubura iwacu, n'ubwo kubura abantu. Kubabarira nicyo cyonyine kiduhesha amahoro, umutima wawe ukagubwa neza, umutima wawe ukongera ukagira ubusabane n'Imana. Imigani 17:22 aravuga ngo umutima unezerewe ni umuti mwiza. Mu yandi magambo, umutima ubabarira ni kire. Umutima uraruhuka, umutima urakira. yego ayiwe haleluya, ndazumva cyane kurutumba imbasha kubivuga. Gukiranuka gukunda kubabarira. Ijambo rya gatatu ngo ni kugendana n'Imana duca bugufi. Imana ishimwe. Aho muri hose, aho mutataniye, mumanuke munsi y'ukuboko kw'Imana kugira ngo ari yizazi basamura mu gihe gikwiriye. Twumvise akamaro k'abantu bagendanye n'Imana. Muri bo nanejejwe cyane na Yosuwa uburyo yabanye n'Imana. Ntabwo byari bizoroshe gusimbura Mose, umugabo wagaze uvugana n'Imana akanwa n'akandi. Ariko Yosuwa kubera kubaha Imana ya Mose, Imana yakoze ibintu bibiri, Abisirayeli baramwemera. Imana ni guhamagara izagira icyo ikora abantu bakwemere ko ariyo yaguhamagaye. Yamufashije kwambutsa Abisirayeli Yorodani. yego Icya kabiri imufasha kwinjira muri Yeriko ikinzi. Ngo Abisirayeli baravuga batumve, umuyobozi ni umuyobozi, ni mumukurikire. Imana ibaheza ibituma abantu babemera. Imana iguhamagaye kwemeza abantu. Dawidi Imana imaze kumuhamagara, urugamba rwa mbere yarwanye n'urwa Goliyati. Nubwo yarasanze arwana n'intare n'amadubu, ariko mu bantu mu kibuga ku mugaragaro urugamba rwa mbere yarwanye n'urwa Goliyati. yego Imana yamuhaye ibuye rimwe rikura igisuzuguriro kuri Isirayeli. Imana ishimwe. Iyi niba turi Imana iduha ibuye ryo gukura igisuzuguriro ku bwoko bwacu. Imana igira icyo ikora kubera kwigomwa tukaba imbere y'Imana. yego Mu gitabo cyo Kuva 11:7 haravuga ngo nta n'imbwa ngo zizabamokera, ngo kugira ngo bimenyekane ko Imana yatandukanije Abisirayeli n'Abanyegiputa. yego no. Imana idukureho igisuzuguriro, yerekane yuko yatandukanije abizera n'abatizera. Bene data bavandimwe bakozi b'Imana, dusaba Imana iduhe ishurirwa ryo kumenya ubushake bwayo. yego Nitumenye icyo Imana ishaka, ibindi byose biroroshye kandi Data wo mu ijuru azabikora. Muri Yakobo haravuga ngo murasaba ntimuhabwe, ngo kuko musaba nabi. yego Musaba ibinyuranye n'ubushake bw'Imana. Nanejejwe n'ijambo ryanditse mu Baroma 8:26-27. Haravuga ngo umwuka ngo adasabira abera nk'uko Imana ishaka, ngo akaniha iminiho. Imana ishimwe cyane. amen Iminiho y'ababyeyi
muniha mu gitondo muniha mu migoroba. Mm. Imana dusenga ni Imana yumva. Amen. Bibiliya yavuze ngo nimusenga. Mm. Nimusenga niyo magambo twasoma. Yego. Ngo muje muvuga mutya muti Mm. Data wa twese uri mu ijuru. Mm. Hallelujah, hallelujah. 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 Imana ntigira abuzukuru, twese turi abana. Mm. Ngo ni Data wa twese. Mm. Ngo izina ryawe ryubahwe. Mm. Ubwami bwawe buze. Yego. Kandi ngo izo ushaka bibeho mu isi kuko biba mu ijuru. Mm. Reka nongere mbabwire ngo ibyo twasabye nk'uko Imana ishaka. Mm. Ibyo twasenze mu bushake bw'Imana. Mm. Nubwo uyu munsi yaba itarasubiza. Mm. Duhagarare mu kwizera. Mm. Imana izabikora. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kenshi abantu Mm. dushaka iby'Imana idukorera. Mm. Ariko ni gake tubanza gutuza ngo tumenye iby'Imana idushakaho. Ese ubwoko bwacu ni iki Imana ishaka? Ese muri ibi bihe bigoye Imana irashaka ko tubanza gukora iki kugira ngo idukure igisuzuguriro? Yewe nkunda ubwoko, yewe nkunda umuryango, nkunda ubwoko bwacu. Kandi nasomye Bibiliya nsanga ntabwo ari icyaha. Ukunda ubwoko bwawe ntabwo ari icyaha. Mose yabwiye Imana ngo kugira ngo barimbure ngo ubanze unyandukurure mu gitabo wanditse. Amen. Pawulo we hariya mu Bikorinto yaravuze ngo kubw'ubwoko bwacu bw'umubiri ngo nakwemera gutandukanywa n'Imana. Ni ijambo riremereye cyane. Reka mbabwire bene data, abamenye Imana nitwe dufite igisubizo imbere y'Imana. Data azabikora kubera abaniha iminiho kubw'ubwoko bwacu. Yego nukuri. Ariko tumenye ngo niki ishaka twebwe tubanza gukora. Ese Imana irashaka ngo tugire gute? Yesu yasanze abigishwa baraye baroba bakesha ijoro ntaco bafashe. Barababaza ati se hari icyo mwabonye? Baravuga bati ntacyo, twakesheje ijoro. Arababwira ngo nimusubiremo, arababwira ngo nimujugunye iburyo urushundura rwa. Mureke dusaba Imana nubwo dusenga itwereke direction. Itwereke aho tugomba kujugunya urushundura. Yego. Ngo bafate ifi nyinshi. Kumenya ubushake bw'Imana ku buzima bwacu ni ishurirwa rikomeye cyane. Yego. Ni revelation Imana iduhishurirwa. Nubwo aho dutataniye hose ku migabane itandukanye. Umenye iby'Imana ishaka. Bibiliya iravuga ngo nibyo bishimwa kandi bitunganye imbere y'Imana. Reka mbabwire aya magambo dusoze. Yego. Mu gitabo cyitwa Mifano Hai numvisemo inkuru y'umuntu w'Imana, umunyamasengesho ariko ngo utaruzi ubushake bw'Imana. Yego. Uzi ko abantu bashobora gusenga ariko batazi icyo basengera, batazi umugambi w'Imana, batazi ubushake bw'Imana. Umunsi umwe ngo afata urugendo rw'icyaro, ariko ngo afite impungenge z'urugendo rwa wenyine atazi inzira. Yaje guhura n'umuntu ngo bibwiranye, asanga nawe arajiyaje, ngo biramunezeza cyane. Yego. Ariko ntiyari yamenye neza ko Imana yamwohereje marayika kumusobanurira ubushake bw'Imana. Imvura ngo yaraguye, barakugama. Baricara, imvura igiye guhita,
igikombe cyiza ngo cy'izahabu bene banywesha icyayi aragitora wa muntu bahuriye mu nzira agishyira mu ikoti. Wa muntu w'Imana aramubona ariko atinya kuvuga, aravuga ati nivuga induru ziravuga baradukubitana ahangaha twese. Nyiri rugo wari ubaherekeje asubiyeyo waramubaza ati wa mugabo ko twagendanye kagira ngo uri umugabo mwiza, kiriya gikombe cy'abandi ucibike. Baramubwira ngo erega we ntuzi ubushake bw'Imana. Nguko turagendana ngo ariko ngo urugendo ruzarangira wamenye ubushake bw'Imana. Baragenda ngo bageze ahantu hasa naho batamenye inzira baja kurangisha. Aho bagiye kurangisha bahasanga undi musaza ufite umwana. Baramubwira bati turangira inzira turajibunaka. Wa musaza barabwira ati nguyu mwana mujyane nabageza ku ruzi arabereka inzira munyuramo niyo mutagomba kunyuramo mwaba muyobye. Afata cya gikombe yakuye muri rwa rugo rwa mbere ngo arakimuha. Turakoze cyane ngiki gikombe nguhaye cy'impano. Kubageza imbere wa mugabo baramubaza igikombe wacize utagikeneye? Kuki wibye igikombe nkagira ngo wacibiye ubwiza wagishatse none uragitanze? Atereka we ntuzi ubushake bw'Imana. Umwana arabajyana bagejeje ku ruzi abereka inzira bagomba kunyuramo. Umwana ngo aje kugaruka wa muntu afashe wa mwana amujugunye muri rwa ruzi. Ahita none amuhindukirana aramufata ati wowe uri Satani twagendanye. Nagize ngo nahuye n'umuntu w'Imana. Nagize ngo nahuye n'umuntu tuzagendana tugahumurika. Wageze ahantu wiba igikombe. None umwana w'abandi umutaye mu ruzi. Kwakunda mufasha ahita ahinduka marayika n'ubwiza n'icyubahiro n'imbaraga. Mwana ishimwe. Mwaramubwira ngo uve wa mugabo we natumwe n'Imana kugira ngo usubize gusenga kwawe kuko no gusenga cyane ntuzi ubushake bw'Imana. Ndagira ngo ngusobanurire wa muntu wabonye nibi gikombe. Aravuga ngo nusubirayo muri uru rugendo uzahanyure umubaze. Muri cya gitondo kiriya gikombe n'impano yari yahawe. Ariko agihabwa n'abantu batamukunda bashaka kumwica, bari bagisizemo uburozi kugira ngo nakinywesha icyayi ahita apfa. Kubera umugambi Imana yari kimufiteho, nicyo cyatumye Imana inyohereza burya vuba kugira ngo ntware cya gikombe, kubera hari Imana kimufitiye azakora. Nuhanyura ayo magambo nibwo uzayamenya neza. Ati nawe wa musaza wabonye nagihaye, uriya musaza yarera buriya mwana. Yamureraga nabi. Uriya mwana yari umunyamubabaro. Uriya mwana yari imfubyi itariye. Cya gikombe wabonye muha nukugira ngo akinywereho ahita apfa. Ubu ngubu nusubeye urasanga yapfuye. Ariko wa mwana araravutse. Aho agiye ntazongera kubabazwa. Nsoma ayo magambo mifano hayi naratangaye cyane. None usanga erega nibibaho birango ubushake bw'Imana. Yego. Ngo kuba kundi Imana zose bifataniriza hamwe kuzana ibyiza ngo cyane cyane abahamagabo. Imana idufashe tumenye ubushake bwayo. Imana idufashe tumenye icyo Imana ishaka. Mu Bakolosayi Bibiliya yavuze ngo nicyo gituma tudasiba kubasabira. Ubereye igihe twabyumviye. Iby'iwacu twarabyumvise. Ibyifuzo dutanga hano muri Nibature n'ahandi hose mu nsengero turabizi. Umubabaro w'abantu bacu turawuzi. Yego nokuri.
ngo twifuzwa ko mwuzuzwa ubwenge bwose bw'umwuka no kumenya ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, mumenye neza ubushake bw'Imana. Imana idufashe, Imana iduhe umugisha ku bwa Yesu. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, uduhishurire kukumenya neza ubwoko bwawe, tumenye ubushake bwawe, utwigishe gukora ibyo gukiranuka,